uriya muyobozi ugaragara nk'umukuru w'igihugu yanzuye ngo aba bantu bagomba gufungwa cyangwa bagafatirwa imyanzuro imeze gutya, nuko ngiye kubona mbona ibyo birabaye. Bimaze kuba ngiye kubona mbona bamwe muri ba bayobozi barafunzwe, ariko basiga abandi bantu inyuma kandi bakomeye, kubera ko abo bantu nabo bari bakomeye. Ngiye kubona mbona ba bantu basigaye. Kubera iki? Tekereza wicare uvuga ati ariko runaka ko yamamagaraga akambaza amakuru, ese ni ukubura amayinite? Ese ni iyihe mpamvu? Numara kubitekereza wiha igisubizo, uvuga uti nyamara ibyo navuze kuri runaka ashobora kuba yarabyumvise, n'ubundi bikaba ariyo mpamvu imutera kuba atakimvugisha. Ndimo mbaganiriza ku muntu, mbabwira ngo umuntu ntiwamumenya, umuntu azwi n'iyamuhanze, umuntu azwi n'Imana yamuremye, ariko wowe ubwawe ntushobora kugenzura umuntu ngo ubashe kumumenya. Ufite umuntu ugufasha kwishyura inzu, ufite umuntu ufasha umwana wawe akiga, ufite umuntu ugufasha ukabona icyo kurya niyo yaba aguha akazi, ariko wumve yuko hari abandi baba barakabuze. Warangiza ukajya kumusebya. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo ni ubuyobe, kandi wirengera ingaruka zizava mu magambo ava mu kanwa kawe. Wamenye Imana, wamara kumenya Imana ndetse ukagaragara nk'umukozi w'Imana, warangiza ukaba ufite dayimoni w'amagambo, umuntu akakugirira icyizere, akaza akatura icyaha yakoze mu ibanga, akwaturiye icyaha nk'umukozi w'Imana yaturiye, ugacya mu gitondo yumva byakwiye karitsiye yose. Wirengera ingaruka ugiye guhura nazo biturutse ku magambo ava mu kanwa kawe. Kandi umucyo n'umwana w'intama umusumbi nzawinjiramo. Nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'Imana yo umusumbi nzawinjiramo. Reka dusenga Imana muri uyu mwanya tuba tugiye kuganira mu buryo butandukanye, ariko ibiganiro bigendanye n'iyobokamana. Reka tubanze dusenga Imana. Mana, mu izina rya Yesu turagushimye. Uwiteka, habwa icyubahiro. Uyu mwanya umuhaye wo kongera kugera kuri kamera z'Amakuru y'Ijuru TV. Uwiteka, uhabwe icyubahiro. Ibyo ngiye kuganiriza abantu bawe bibagirira umumaro kandi bibubake. Kandi Mwami Imana, ni ukuri nzi neza yuko ari wowe wenyine ubasha kugenderera imitima y'abantu bakamenya icyo bakora n'uburyo bwose babona umugisha uva mu biganza byawe. Urakoze rero, habwa icyubahiro kubwo kugira neza kwawe. Kubw'uyu mwanya ni mu izina rya Yesu, amen. Maze iminsi Imana imbwira ngo mbwire abantu bari gukerererwa ku bandi. Ugasanga umuntu arimo avuga ngo rwose runaka sinzi icyo ashakaho, aho yamereye. Nuko Imana irambwira ngo mbwire abantu birinde gukerererwa ku bandi, kuko umuntu ni umuntu. Nashake mube mwarose ibere rimwe, nashake mube mwariganye n'ubundi muri mu ishuri rimwe, nashake mube musengera mu itorero rimwe,
nashaka aba ari umuyobozi wawe, nashaka aba ari umuyoborwa wawe, ariko umuntu ni umuntu. Nashaka aba ari umugore mwambikanye impeta, umuntu ni iki? Ni umuntu. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku muntu. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 4, dusome n'umurongo w'9, dusome n'umurongo w'10. Haranditswe ngo Uwiteka abaza Kayini ati, Abeli murumuna wawe ari he? Aramusubiza ati, ndabizi se, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Aramubaza ati, icyo wakoze cyo ni iki? Ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe riranabariza ku butaka. Imana idufashe cyane. Uyu Kayini n'uyu witwa Abeli bari abavandimwe, bari bavukana. Nuvuga ngo Imana yaremye Adamu, ibona ko Adamu adakwiriye kuba wenyine, imushakira umufasha umukwiriye, ari we witwa Eva. Babyara aba bana b'abahungu, umwe yitwa Kayini, undi yitwa Abeli. Kayini yari mukuru, akagira murumuna we witwa Abeli. Intego y'iki kiganiro nshaka kugira ngo nibura tuganire ku muntu. Umukozi w'Imana witwa Sugira Steven yarigishije aravuga ngo umuntu ni mugari, umuntu ni mugari. Arangije aravuga ngo igihugu cy'u Rwanda wakigenda ukakirangiza, ariko umuntu ntabwo bamugenda ngo umurangize. Mu by'ukuri aba bavandimwe bavukana, isi yari itaragwiriramo abantu. Urabona, nibo twavuga yuko uretse Adamu na Eva baremwe n'Imana, ariko izi nizo fura zari zibonetse muri iyi si ku kiremwamuntu. Noneho Bibiliya iratubwira ngo baje kuba mu buzima bwo gukorera Imana, ariko Abeli yajya gutanga ituro, akareba ituro agiye gutura Imana, akamenya ko Imana ari Imana ikwiriye icyubahiro, akamenya ko Imana ari Imana adakwiriye gutura ibintu byose abonye, akitonda, kubera yuko uyu Abeli, Bibiliya iratubwira ngo yari umworozi, akareba itungo ryiza ridafite inenge akaritura Uwiteka. Noneho uyu Kayini, Bibiliya iratubwira ngo yari umuhinzi. Noneho ngo akagenda akareba imyaka yejeje, ntarebe ngo avuge ngo ariko imyaka nejeje mu butaka bwanjye nkwiriye gutura Imana ibintu bigayitse. Ngo nuko ngo akagenda akareba ibintu biciriritse, ibintu bigayitse, ngo akaba ari byo atura Imana. Noneho ngo Imana inezererwa amaturo ya Abeli, ariko ituro rya Kayini Imana irarigaya. Irangije ihereza umugisha Abeli, Kayini agira ishyari. Aravuga ati, uyu muntu ko mpinga ahantu hanini, ko mba nabibye ahantu hagari, ariko uyu muntu akaba agenda arushaho kugwiza umugisha. Mu butumwa mperutse gutambutsa nababwiye yuko Imana ishatse kuguteza intambwe ntabwo bigombera imbaraga nyinshi. Imana njya nkunda kuvuga ngo ibishatse yarari gukuye muri nyakatsi ikagutuza mu nzu igeretse, bugacya mu gitondo ugenda mu modoka yawe nziza, abantu bose bakagupfukamira, abantu bose bakagukomera amashyi, kubera yuko ibi byose Imana irabikora. Noneho ngo Imana ihereza Abeli umugisha. Noneho ngo Kayini
agira ishyari. Ndimo mbaganiriza ku muntu mbabwira ngo umuntu ntiwamumenya, umuntu azwi n'iyamuhanze, umuntu azwi n'Imana yamuremye, ariko wowe ubwawe ntushobora kugenzura umuntu ngo ubashe kumumenya. Uyu mugaragu w'Imana rero Abeli, kubwo kubaha Imana imugwirije umugisha. Erega burya abantu benshi bajya bahura n'intambara, ugasanga umuntu arahura n'intambara, arahura n'ibibazo, atari ko se nzira iki? Uyu ni umurage w'ikiremwa muntu. Nutera imbere, hari abantu bizarya bifuze kutabaho. Hari ijambo ryavuzwe na perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda Paul Kagame, aravuga ngo hari abantu ujya gutera imbere bakaza bagusunika ngo subirayo, bakagusunikira inyuma. Abantu niko bameze. Numva ngo rero uyu Kayini yaje kugira ishyari murumuna we, arangije aravuga ngo nta kindi nakora ukeretse kumwica nkamukuraho. Ngo baramwisha bamukuyeho. Noneho ngo bibabaza Imana iraza ibaza Kayini ngo murumuna wawe ari hehe, nk'uko tubisomye. Ariko ngo Kayini aho kugira ngo wenda yemere guca bugufi asabe n'Imana imbabazi, aravuga ngo mbese wangize umurinzi wa murumuna wanjye. Imana nidufashe cyane. Urukumvira ijambo, ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Buriya ndimo mbabwira ku muntu musonka ibere rimwe, ariko narangiza avuga ati uko biri kose uyu muntu mu gihe ababyeyi banjye baba batakiriho dushobora kuzagabana ibyacu, n'ubundi nkafata umugabane mutoya, ahubwo reka ndebe ukuntu namwikiza aveho hakiri kare. Umuntu ushobora kuba warabyaye umwana ukaba ugeze mu zabukuru, wa mwana akajya avangwa ariko cya papa cyangwa cya mama bazapfa ryari ngo n'ubundi nzungura ibyabo. Umuntu muririmbana muri korali, ariko umuntu ntabwo muzi. Uzasenga Imana izakwigisha umuntu wari we. Buriya kubabwira ku muntu, nijyamye nijoro Imana yasanze irambwira ngo bwira abantu bareke gucumuzwa n'abandi cyangwa bareke gukerezwa n'abandi. Kuko rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu avuga ngo ariko ngo runaka ngo ko yahindutse, ngo runaka ngo ko yahindutse. Ariko reba neza, ese kuki unyibazaho ngo narahindutse? Warebeho ngo mbese njyewe icyatumye runaka ahinduka aharaho nje nta ruhare nabigizemo? Buriya turi kuganira ku muntu. Ushobora kugirira neza umuntu, ashobora kukugirira neza, akakugirira neza rimwe, akakugirira neza kabiri, akakugirira neza gatatu, akakugirira neza kane, akakugirira neza gatanu. Warangiza ukamukomera amashyi uti haragahoraho runaka. Ariko wa muntu igihe kikagera akagukorera ikintu kimwe gusa, cya kintu kimwe uburyo umuntu aremyemo gihita kigenda kigasenyura cyangwa se kigasiribanga bya bintu bitanu byiza wagiriye wa muntu. Niyo mpamvu nshuti yanjye, niba ungiriye neza
uramenye ntuzumvire satani bya byiza wangiriye nkakubahira ibyiza wangiriye ngo ugende wongere ujye kunsebya hanze. Niwumva abantu bari kusebya ngo nawe ufatanye nabo unsebye, kubera yuko twagiye tubana n'abantu benshi tukabana rwose ni ukuri tumeze nk'umuntu umwe, ariko igihe kikagera wajya kubona ukabona imibanire mikeya, wajya kubona ukabona wa muntu twari tubanye neza ukabona n'ubundi urukundo ruragabanyutse. Kubera iki? Tekereza wicare uvuga ati ariko runaka ko yamamagaraga akambaza amakuru, ese ni ukubura amayinite? Ese ni iyihe mpamvu? Numara kubitekereza wiha igisubizo, uvuga uti nyamara ibyo navuze kuri runaka ashobora kuba yarabyumvise n'ubundi bikaba ariyo mpamvu imutera kuba atakimvugisha, bikaba ariyo mpamvu yamuteye guhagarika ya nkunga yanteraga, bikaba ariyo mpamvu ya neza yangiriraga n'ubundi yayihagaritse. Kuko hari ikintu kimwe kijya kibagiza nshuti yanjye, ntunyirarireho, aho kugira ngo mbeshye umwami wanjye nababwiza ukuri. Hari umwene data waririmbye indirimbo ivuga ngo umuntu ni mugari, ngo umuntu ni mugari. N'umugore mwashakanye n'umugabo mwashakanye mujye mufumbatana, ariko uvuge ngo ni umuntu, kubera yuko Bibiliya iravuga ngo n'uwo mugore mufumbatana uramenye ntuzabumbura iminwa yawe ngo urukumumenera amabanga yose, kubera yuko ngo umugore azahemukira umugabo, umugabo ahemukire umugore we, umwana ahemukire ababyeyi. Nuko nguko Bibiliya ibivuga, ariko umuntu ni mugari. Ndagira mubwire ngo nabonye aho umuntu akugirira neza, ariko ejo agashaka ibishoboka byose kugira ngo uve mu isi y'ababaho. Nabonye aho umugore n'umugabo bambikana impeta bakundanye, n'ubundi ariko ejo ugasanga ibintu byahindutse, ugasanga bagiye kwaka ubutane, n'ubundi ukibaza urukundo bari bafitanye aho rugiye. Njyewe nabonye ibintu byinshi cyane. Umuntu naramwize, nabonye aho umuntu akuvuga ngo umuntu akakuvuga neza, umuntu akakogeza rwose, ariko mu kanya gatoya umuntu akagusebya, umuntu akagukwiza rubanda, akaguhimba amazina, akakuvuga uko utari, akakwita umurozi, akakwita umuhemu. Nabonye aho umuntu akubwira ngo icyo uzashaka cyose uzambwire nkiguhe, ariko ejo hakaza wa muntu akaguhinduka nta n'ikibi umutwaye, akaba kugenda gusebya, akagenda kwandika ku matangazo hirya no hino, kubera yuko umuntu ni umuntu. Uyu Adamu na Eva, kumva bari bafite abana babiri, ariko abana babiri badafite abandi bantu bari kubyigana nabo mu isi, ariko ugasanga aba bana umwe yanze murumuna we, mu by'ukuri ugasanga bigezaho umwe yica undi. Mu by'ukuri ndagira ngo nkubwire ngo niyo wabona akantu gatoya kuri mwene so, itonde, kuko hariho igihe uzagenda ukamuvuga, uwo umubariye agashyiramo n'ibyo utavuze, ugasanga n'ubundi muhereye aho ngaho mwangana. Kandi bene data, nanone niba hari ikintu gikomeye cyane, guhomba umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Ufite umuntu mu by'ukuri ugufasha warwaye akajya kukurwaza, ufite umuntu
ugufasha kwishyura inzu, ufite umuntu ufasha umwana wawe akiga, ufite umuntu ugufasha ukabona icyo kurya niyo yaba aguha akazi, ariko wumve yuko hari abandi baba barakabuze. Warangiza ukajya kumusebya. Ndagira ngo nkubwire ngo ubwo ni ubuyobe, kandi wirengera ingaruka zizava mu magambo ava mu kanwa kawe. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba uri umuntu wamenye Imana, wamara kumenya Imana ndetse ukagaragara nk'umukozi w'Imana, warangiza ukaba ufite dayimoni w'amagambo, umuntu akakugirira icyizere, akaza akatura icyaha yakoze mu ibanga, akwaturiye icyaha nk'umukozi w'Imana yaturiye, ugacya mu gitondo yumva byakwiye karitsiye yose. Wirengera ingaruka ugiye guhura nazo biturutse ku magambo ava mu kanwa kawe. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo byose ni uburyo umuntu aremyemo, kandi ni nabwo buryo akoramo. Ariko harahirwa umuntu nyamuntu uba amaso akizera Imana kandi akubaha Imana. Mbonera kubwira abantu baneze amatwi, niba turimo tuganira ku muntu, ujye ukunda umuntu, ukunda Imana yamuremye, ariko uzirinde gufata umuntu ngo umushyize imbere, Imana uyishyize inyuma. Dawidi yaravuze ngo nashyize Uwiteka imbere yanjye iteka ryose, ngo kuko Uwiteka ari iburyo bwanjye sinzanyeganyezwa. Nuvuga ngo iyo ushyize Imana imbere, ntacyo umwana w'umuntu yagutwara. Arangije aravuga ngo mbese umuntu yabasha kuntwara iki? Ndagira ngo nkubwire ngo umuntu mwabana imyaka 10 akugirira neza mu mwaka wa 11, ukibaza ngo mbese uyu ni wa muntu twabanaga? Burya se nuko nguko yarateye? Burya si ibi bintu byari muri we? Ndagira ngo nkubwire ngo burya ni wumva n'umuntu akubwiye ngo wagicucu, iryo jambo akubwiye ujye urishinga hagati. Abanyarwanda baciye umugani baravuga ngo akuzuye inzu, ngo akuzuye umunwa niko gasesekara n'inyuma. Burya ni ibintu byabaye byinshi mu mutima we, birwaniramo, bimwe bibura aho bijya, noneho abarabirutse. Niko kukubwira ngo wantumbiwe, wagicucu. Ariko ibisigaye mu mutima we nakangari, nibigira umubare, nibigira uko bingana. Ni gute uhereza umuntu ukamufasha, warangiza ugahera kwirirwa uri kuvuga ngo runaka ngo ni njyewe umugize, ngo yatangira ngo naba akiriho? Bibiliya iravuga ngo ukuboko kwawe kw'iburyo ni gutanga, ukw'ibumoso ni kukabimenya. Ni iyihe mpamvu igutera gukora gutyo yewe mwene data? Urabona abantu, wari ufite abantu benshi, inshuti zari nyinshi ku buzima bwawe, none dore inshuti zigushizeho, ukibaza ngo mbese ni ukubera iki? Isuzume. Bibiliya iravuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukundwa. Ni ukuvuga ngo iyo uri umunyamahoro, iyo uri umuntu mwiza, abantu nawe baragukunda. Bibiliya iravuga ngo mbese ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Aleluya. Ninde uzabagirira nabi nimugira ishyaka ry'ibyiza? Ni ukuvuga ngo rero Imana igufashe wowe ubwawe, niba wisuzuma ugasanga nta rubanza rukuriho, wikongera gucumuzwa n'abantu, wikongera kujyanwa kure n'abantu. Umuntu ndakunda kubibona mu uyu murimo dukora,
hari igihe Imana iguha ubutumwa buvuga ko Imana itabaye abantu bayo, wajya muri comment ugasanga umuntu yanditse, ugasanga umuntu agukubise inkoni y'ibitugu kandi mu by'ukuri ugasanga arakurenganyije. Kuba wahanuye yuko abantu batabawe, ukabona umuntu yanditse ngo ariko ngo abo bantu batabarwa gute, ngo n'ibyaha biri mu bantu. Niba ibyaha biri mu bantu, ntabwo bivuze yuko hari abantu birinze ibyaha. No kuba ibyaha biri mu bantu ntibivuze uko Imana ibabarira ibyaha bakoze. Imana ishobora kukuvugaho uri n'umunyabyaha, icyo cyo ndagihamya. Ndi umuntu umaze igihe kinini nkorera Imana, kandi iby'Imana ikuvuzeho ikanabisohoza, kuko Imana ihendahenda abanyabyaha kugira ngo nibura irebe ko yabiyegereza. Pawulo njya mwemera mu ivugabutumwa rye ngo yageraga n'ahantu bari kunywa inzoga, bamubwira bati tuguriye inzoga, akazibagurira ari kugira ngo arebe ukuntu nibura yabegera. Ariko yavuze ngo mu Bayuda nabaye umuyuda, mu Bagiriki ngo umugiriki, arangije aravuga ngo mu banyamahanga nabaye nk'umunyamahanga, arangije aravuga ngo ibyo byose nabikoreye kugira ngo nibura ngo ndebe yuko abo bose nabakururira Kristo. Ni nako n'Imana igikora. Ntabwo Imana igihutaza umuntu ku ngufu, ahubwo Imana iramuhendahenda ikareba yuko nibura yamuzanisha amasezerano, yamuzanisha ibyiza. Icyo akora umwana w'umuntu yananiye Imana iravuga ngo nzaguhana. Bityo rero umuntu ntiwamugenda ngo umurangize. Noneho nibwo buryo uzahanura uvuga uti Imana yambwiye ngo igiye guhana abanyabyaha. Umuntu agatangira kuba atari ku bundi Imana izahana abanyabyaha muri ibi bihugu ko bakora ibi n'ibi n'ibi ko itabahana. Umuntu agatangira atese igihe Imana yavugiye ngo izahana abanyabyaha ko itabahana. Ariko burya Imana ngo itwihanganira, ishaka kugira ngo twese abantu yaremye dukizwe, hatagera n'umwe warimbuka. Imana yacu rero ishimwe cyane. Umuntu ni mugari kandi mu by'ukuri tubona yuko Imana itandukanye n'abantu. Niba Dawidi yarabyawe na Yesayi, ariko Imana yaba igiye kwimika kwa Yesayi, n'ubundi Yesayi agahamagaza abahungu be bose, ariko Dawidi akibagirana mu bana ba Yesayi, icyo kikwereka umuntu. Niba Kayini yarishe murumuna we Abeli, icyo kikwereka umuntu. Umenye uwo mugendana. Kandi njya nkunda kubibwira ngo iri joro niho naje kuba ndyamye, mu by'ukuri ntungurwa no kubona ibintu bikomeye cyane. Hari ku isaha ya saa 8 z'ijoro n'iminota 35 nza gutungurwa n'iyerekwa rikomeye cyane. Nagiye kubona mbona amabendera y'ibihugu byo muri Afurika, mbona atondekanyije nka kwa kundi usanga ku makarita amabendera atondekanyije, mbese nuko nguko byaje. Muri iryo yerekwa nibaza ngo ibi ni ibiki. Ngiye kubona mbona ya mabendera, buri perezida w'igihugu cyose agiye aboneka iruhande rw'ibendera ry'igihugu ayoboye. Noneho ngiye kumva numva rya jwi rirambwira ngo witegereze neza. Iryo jwi rirambwira ngo
wibuke ubutumwa uherutse gutambutsa mu minsi yashishe buvuga ngo inkota y'Uwiteka igiye kunyura mu gihugu. Iryo jwi rirambwira ngo wibuke ibimenyetso wabonye by'umuperezida uzabanza gupfa mbere y'uko iyo nkota y'Uwiteka ibasha gutambuka mu gihugu, cyangwa se ubuhanuzi Imana yari inyeretse buza gusohora. Nibwo buryo Imana yambwiye ngo komeza witegereze. Ngiye kubona mbona wa muperezida ngo aje kugirana ibibazo n'abantu bayoborana bakomeye. Ngiye kubona mbona bamwe barafunzwe kubwo kudahuza muri kwa kuyobora igihugu kwabo, kuko nabonaga ari abantu bayoboye bo mu nzego zo hejuru. Ariko ngiye kubona mbona muri ba bantu bafunzwe mbona harimo umugabo umwe ukomeye, navuga yuko nawe ari umuntu mbese twakwita nk'umuntu utari ukwiye kuvogerwa, ariko kubera yuko burya ibivuzwe, abanyarwanda baravuze ngo irivuzwe n'umukuru nta wundi ubasha kurivuguruza. Kubera yuko uriya muyobozi ugaragara nk'umukuru w'igihugu yanzuye ngo aba bantu bagomba gufungwa cyangwa bagafatirwa imyanzuro imeze gutya, nuko ngiye kubona mbona ibyo birabaye. Bimaze kuba, ngiye kubona mbona bamwe muri ba bayobozi barafunzwe, ariko basiga abandi bantu inyuma kandi bakomeye, kubera ko abo bantu nabo bari bakomeye. Ngiye kubona mbona ba bantu basigaye, ngiye kubona mbona bafashe umwanzuro, baravuga ngo niba ari amafaranga turayafite, niba ari iki, niba ari amafaranga turayafite. Imana yo mu ijuru irambwira ngo si polevoshi se fayine kontrere, irambwira ngo ahantu hitondere witegereze neza. Ngiye kubona mbona, mwibuke ko intego turi kuganira ku ntego ivuga ngo umuntu. Ngiye kubona mbona ba bantu baratekenitse, ngiye kubona mbona bageze kuri ba bantu begereye cyane wa muperezida. Yewe amafaranga ngaya, aya ngaya mureba yano aya mubona, aya yaguze umwana w'Imana, yaguze umwana w'Imana ngo ibiceri 30, kimwe, bibiri, bitatu, ibiceri 30, mirongo ingahe? 30. Yaguze umwana w'Imana. Imana yo mu ijuru irambwira ngo uriya muperezida yitegereze. Ngiye kubona mbona arogewe mu bintu by'imirire. Aguzwe iki? Amafaranga. Kwibuke yuko turi ku muntu. Niba Yesu ubwe yaritoreye Yuda bakabana igihe kitari gito, mu ntumwa 11 zose, na Yuda wa 12 na Yesu wa 13, ariko igihe kikagera Yuda akagenda agaca rubete, agaca hirya, akagenda akagurisha Yesu. Yarangiza avuga ngo uwo ndi buhobere nkamusoma cyane, uwo nguwo muzamenye ko ari. Araza Yuda ahobera abandi bigishwa,
ariko ageze kuri Yesu aramusoma cyane kugira ngo babandi babone si turi ku ijambo rivuga ngo umuntu mwitondere. Ngiye kubona mbona wa muperezida ari uburozi kandi aruswe n'abantu be bitwa ko bamuri bugufi. Ngiye kubona mbona atangiye kurwara, ngiye kubona mbona ajyanywe mu bitaro biranga, mbona bamujyanye mu bindi bitaro bikomeye, mbona biranze, mbona bamujyanye mu bindi bitaro bitari ibyo muri icyo gihugu. Ngiye kubona mbona aguye muri ibyo bitaro. Abantu b'Imana mwe muzambere abahamya. Muri iyi minsi dufite abahanuzi bari gutwika bakabeshyera Imana. Ibi ngibi mbivugiye kuri kamera y'amakuru y'Ijuru TV. Ariko nimubona ibi bintu bibaye gutya, muzitegure, kuko Imana yambwiye ngo izaba igiye kunyura muri ibi bihugu. Uzitegure ko Imana igiye kunyura mu gihugu cyawe, mwitegure ko Imana igiye kunyura muri ibi bihugu, kandi Imana yarambwiye ngo ninyura muri ibi bihugu, igihugu izanyuramo, abatuye icyo gihugu bazamenya yuko n'ubundi Imana yanyuze muri icyo gihugu. Noneho iri joro yambwiye ngo n'inyamaswa zo mu ishyamba ngo zizamenya yuko Imana yanyuze muri icyo gihugu. Imana irambwira ngo n'amafi yo mu nyanja, amafi ya hehe yo mu nyanja, azamenya yuko Imana yanyuze hehe muri icyo gihugu. Ngiye kubona mbona umuperezida arapfuye. Amaze gupfa, bamwe bati yishwe n'umutima, abandi bati yishwe, buri wese akavuga ibye, ariko iryo banga Imana irarimishurira, irambwira ngo ngicyo ikintu kigiye kwica uriya mu perezida, kandi icyo kizaba ikimenyetso muri ibyo bihugu nababwiye. Nk'uko ayo mabendera yaratondekanye muri ibyo bihugu, mwibuke ko ikimenyetso Imana yakimaye muri ibi bihugu ari byo bikurikira: u Rwanda, Uganda, Tanzania, u Burundi na Congo. Imana irambwira ngo ikimenyetso cy'uko Imana igiye kunyura muri ibi bihugu nuko muri aba baperezida bayoboye ibi bihugu harimo umuperezida umwe ugiye gupfa. Iri joro Imana yasanze no irambwira ngo azapfa yishwe n'uburozi kandi aruzwe n'abantu be babugufi. Iyo Imana itwereka ibi ngibi, ntabwo tuba tunejejwe no kumva umuntu wagiye kuroba, ahubwo munyemerere dusengere abaperezida b'ibihugu byacu. Mwa baturage mwe, niba dukunze abayobozi bacu, haleluya, niba dukunze abayobozi bacu, nimureke dufate ibihe dusengere abayobozi bacu kugira ngo Imana igamburuze imigambi nk'iyo ngiyo Satani abagambije. Burya icyo namenye cyo, ibintu nk'ibyo ngibyo bibaho, ariko hari igihe bikurikirwa n'ibindi bintu. Imana ibinyeretse uwo muperezida yishwe n'uburozi gutyo. Imana yo mu ijuru idufashe. Turi kuganira ku muntu witwa umuntu wowe ntabwo umuzi, wabonaga umuntu ariko utamuzi. Mu by'ukuri mu minsi yashize ndi mu masengesho y'iminsi 45, hari aho nigeze ngera. Mu by'ukuri maze kuhagera bashaka kunyakira mu buryo bwose bushoboka, ariko uneze amatwi yitonde, kuko nge nagiye ngera ahantu hatandukanye kandi ndi mu masengesho, ndetse bagashaka kunyakira ariko nkabyanga. Ariko ahantu hamwe mageze bashatse kunyakira, nuko mbabwira ko ndi gusenga, nuko birababaza cyane. Nashye Imana irambwira ngo hari ahantu
n'ubundi bari bateze uburozi bwo kukuroga n'ubundi ngo upfe. Uriya masengesho ajya anyeganyeza imbaraga z'abadayimoni agahindura ibintu tukarama. Baravuze ngo tuzapfa tukabaho, baravuze ngo tuzaba ingegera tukaba abagabo, baravuze ngo ntituzaheka tugaheka, baravuze ngo n'ubundi tuzarinda dupfa turimbwa, ariko bakabona turi abantu basobanutse. Manishi icyo nkubwiye, umutima wawe uherereze ku Mana. Ikibazo tugira nuko abantu benshi iyo bamaze kugera mu rwego rwo hejuru wenda batajya bemera ko Imana ibaho. Ariko icyama ubu butumwa ukagera kuri aba baperezida bayoboye ibi bihugu, nibura aba baperezida nabo bakavuga bati Mana shyiraho uburinzi bwawe. Ni ukuri uwo iki kintu cyari kigiye kubaho yarindwa, kuko Imana idukiza impfu nyinshi. Mu butumwa mperutse gutambutsa nababwiye umwami w'Abayuda witwaga Yehoshafati waje guterwa n'Abasiriya, ngo nuko ngo amaze kumenya yuko Abasiriya bamwatatse, ngo nuko ngo aratinya, ariko abona nta zindi ntwaro ari bukoresha. Ngo arangije aravuga ngo nimuze duce bugufi dusenge. Ategeka Abayuda bose biyiriza ubusa, ngo nuko Imana irababwira ngo muri iyi ntambara ntimuzarwana. Kandi kuko niko byagenze. Yehoshafati Imana yambwiye ngo we tegeka abaririmbyi baririmbe bahimbaza, za ngabo zisubiranamo ziricana. Imana ishimwe. Iri jambo ry'Imana tubwiye muri Yesaya ibice 40, hariya mu bice byaho Yesaya ibice 7 umurongo wa 7, ngo ariko imigambi yabo ntizahama. Imigambi yabo ntizagira ute? Ntizahama. Burya n'ukuri ya muntu yari yiringiye Imana, Imana ibona imigambi mibi y'abantu, imubwira yuko imigambi yabo itazagira ute? Itazahama. Ni ukuvuga ngo rero abakugendaho ntacyo bagutwara, kandi Imana iri mu ruhande rwawe. Imana ishimwe cyane. Ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru igenderera umutima wawe. Yesaya igice cya 40 umurongo waho wa 25 haratubwira ngo nuko rero mwangereranya nande twahwana, niko uwera baza. Nimwubura amaso yanyu murebe hejuru, ninde waremye biriya agashora ingabo zabyo mu mitwe zose akazihamagara mu mazina, kuko afite imbaraga nyinshi akagira amaboko n'ububasha, nicyo gituma nta na kimwe kizimira. Ni ukuvuga ngo yahanitse ikirere, idahamagaye abayede n'abafundi, igateranya isi, ikubaka imisozi n'ibibaya, igatandukanya inyanja n'ibiyaga, igatandukanya imigezi n'ubutaka. Iyo ngiyo ngo ihamagara inyenyeri mu mazina zikayita, niyo ibasha kureba ikamenya ngo nyamara hari umuntu ugiye gupfa yishwe n'uburozi. Hariho igihe Imana iherutse kunyereka Abasiriya banyatatse, ndangije negeka umugore n'abana ngo twiyirize ubusa. Dushoje nimugoroba turi gusenga, Imana irambwira ngo ikuye urupfu iwanjye yishakiye igitambo, ngo kuko abadayimoni bari bahagurutse bashaka umuntu iwanjye. Narasohotse sanga imodoka ihitanye abakobwa 3 n'umushoferi. Ubwo ngubwo nuko nguko baratambutse, muri 3 imodoka yagonze, 2 barapfuye n'umushoferi arapfa, harokoka umwe nawe arangirika bikomeye cyane. Ndangije ni Imana, ndavuga ni burya iyi Mana tuyitinya. Imana irambwira ngo abadayimoni iyo bahagurutse bashaka umuntu, ngo
iyo basanze uwo muntu asenga Imana ariho uburinzi bw'Imana, byanga bikunda bareba umuntu utariho uburinzi bakanamutwara. Uburinzi bw'Imana bube ku baperezida bayoboye ibi bihugu, ariko nawe urabigiramo uruhare. Nupfuka mugasenga, ugasengera umuperezida ukuyoboye, ugasengera igihugu cyawe, ugasengera, hari ibyo Imana yakora. Ariko nuko nguko Imana yo mu ijuru idufashe. Yemwe bene data, amafaranga nta kintu atakora. Ni ukuvuga ngo ubutumwa mperutse kubabwira nababwiye ku mbaraga z'amasengero, nababwiye yuko hari imbaraga z'amasengero, hari imbaraga z'amafaranga, hakaba imbaraga z'imiryango, hakaba imbaraga z'amashuri, hakaba imbaraga mbese z'ibintu bitandukanye. Ariko dusanga hejuru y'izo mbaraga zose hari imbaraga z'amasengero. Nuca bugufi ugasenga, Imana hari icyo yakora. Yewe nshuti yanjye, nyemerera dusenga Imana kubw'iyi message wumvishe. Twarimo tuganira ku muntu, ariko umuntu ujye umwitondera, kuko uwo mugendana ntabwo umuzi. Uwo mugendana ntabwo umuzi. Nubwo wumva yuko yakugiriye neza. Njyewe nabonye abantu benshi bagiye barogwa n'inshuti zabo. Umuntu akarogwa n'inshuti ye, inshuti ye magara ikamuroga. Ariko Imana igufasha, Imana igufasha. Reka dusenge, dusengera n'ibi bihugu, dusengera n'abaperezida babyo. Uwiteka Imana yacu, ugira neza bugacya bukira. Mana, iyo utanze amahoro ntawe utera amahane. Ndasenze mu izina rya Yesu, sengeye ibi bihugu bya Afurika, Mana, kugira ngo ubihagararemo. Kandi sengeye ibi bihugu mwami duturanye, Uwiteka, harimo Tanzania, Uganda, Burundi na Kongo, tutibagiwe n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Mana, ubihagarareho kandi ugaragaza imbaraga zawe. Aba bayobozi batuyoboye ubahagarareho. Wangaragaraje iki kintu mwami Imana, tubona benshi bagenda bapfa, ariko Uwiteka iyo ugaragaje iyerekwa nk'iri, nuko ureba ukabona yuko gupfa k'uwo muntu ushobora kuba kwakurikirwa n'ibindi bibazo byinshi. Ndasenze rero kugira ngo ubwo tuganiriye umuntu, njyewe umuntu muvuzeho mu bushobozi bwanjye, ariko Umwuka Wera agenderera abagiye kumva iki kiganiro, bumva umuntu bamenye uwo ari we, bamenye no kwitondera umuntu, kuko umuntu ni mugari, umuntu ntiwamugenda mu murangize. Kongo ni igihugu kinini, ariko twagiye twumva abantu bayigiye barayitambuka, bagera mu bindi bihugu, bagera muri za Angola, bagera muri za Ethiopia, bagera mu bindi bihugu banyuze muri Kongo. Reka rero mwami Imana, ari abari muri za Malawi, twagiye twumva uburyo bagiye barenga muri Kongo bakagera muri za Malawi. Reka umuntu wese Mana ugiye kumva ubu butumwa, akumva iki kiganiro, mwami Imana umwungura ubundi bwenge, kubera yuko twabonye uburyo Yuda yagambaniye Yesu kandi babana. Twabonye uburyo Kayini yishe Abeli bavukana. Twavuga ibintu byinshi cyane. Bene Yakobo banze Yosefu kandi ari umwe mu bo bavukana. Twavuga ibintu byinshi, tugashingira no kubyo twagiye tubona imbona nkubone. Twagiye tubona abantu bagiye bica abagore babo, tukabona abagabo bisha tukabona abagore bisha abagabo babo, tukabona abana bisha ababyeyi babo, tukabona ababyeyi bisha abana babo. Byumvikane ngo umuntu ni mugari. Nyemerera rero urushaho kutwungura ubwenge bwo kumenya umuntu uwo ari we, tumenye n'uburyo tugendera hagati muri aba bantu. Hari abatwereka urukundo baturyarya, hari n'abatwereka yuko n'ubundi tutari kumwe bakabitwereka. Ariko Uwiteka Imana nuduha Umwuka Wera, Umwuka Wera azaduha amakuru yimbitse kandi yizewe, kugira ngo n'ubundi tuzabashe kugendana nawe dukiranuka, tuzave muri iyi samahoro, tuzabone n'ibyo twasezeranije. Urakoze Mana, urakoze ko wumvishe ubutumwa n'isengesho, kandi mwami Imana
ukaba ugiye kugirira neza abantu bawe. Aba baperezida ubahagarareho, gereka umuperezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, gereka umuperezida wa Kongo, gereka umuperezida w'u Burundi, gereka umuperezida wa Uganda na Tanzania. Abo bose nibo bashimye ko bayobora ibi bihugu, kuko wavuze ngo nta butware butava ku Mana. Nyemerera rero, ni wowe ubwawe umpaye iyi mesaje, ngaho buri wese umugirire neza, kandi abazasengera ibi bihugu byacu amasengesho yabo uzayumve, tukimara kumva yuko uburakari bwawe Mwami Imana Nyiringabo bukongerejwe ibi bihugu kubw'ibyaha bimaze kugwira cyane. Turatakamba kandi dukomeje gutakamba kugira ngo tugirire imbabazi. Mana Uwiteka, ubikorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi muhezagirwe aho muri hose, mukomeze kwishimirwa n'Imana.